Nirihe somo wigiye muri Guma mu rugo? Ni igifungo. Igifungo gute? Guma mu rugo nayo. Buriya abantu benshi bazi yuko gereza ari ukujya muri kasho. Turahanura kuki Imana itigeze twereka corona. Uyu munsi warone ahubwo mbaza aba profete, abantu bose bajya bitwa profete kuki batigeze babona corona. Kuko ubu Imana yakabaye tubwira ngo corona izaza igiki niki irangire n'igiki niki, ariko ibintu byose tukibera imbere y'Imana tukiyeza tukitunganya. Ahubwo je nari nzi ko iki cyorezo kizatuma abantu bakiraga kiza ku bwinshi, ahubwo nibwo abantu baguye ku bwinshi. Abigisha urukingo ari rubi, abigisha ko niba gukingira uzakuraho agapfukamunwa, niba gukingira bizagenda gutya na gutya, uzakina umupira, niba gukingira ntuzarwara. Umugisha ukomeye cyane kuba wongeye kubana natwe ku ISEZERANO TV, kandi turagushimira kuba waraduhisemo. Reka nkubwire ngo usuze kandi nkubwira ngo amahoro y'Imana abana nawe. Kuri kamera rero nkuko mubibona turi kumwe na Pasiteri Niyonzima Claude. Imana ifite PS. Amakuru Pastor? Amakuru ni meza. Ufite bitonze cyane. Biterwa no ku munsi, umuntu biterwa n'umunsi. Ese Pastor, wamugani tuvuye muri Guma mu rugo, wari umeze nkaho nawe utari kugaragara cyane, wari ugiye mu biki? Ibintu byose bigira igihe cyabyo. Rero urabizi nyine twari turi muri Guma mu rugo. Guma mu rugo ni Guma mu rugo, Guma mu rugo ni mu gusenga, gusengera iwawe, Guma mu rugo no kureba televiziyo, Guma mu rugo no gukora siporo yo mu rugo nyine iwawe, Guma mu rugo mbese Guma mu rugo nibyo ni ukuryama ukaruhuka hanyuma ukanasenga. Niyo Guma mu rugo twari turimo. Nirihe somo wigiye muri Guma mu rugo? Ni igifungo. Igifungo gute? Guma mu rugo nayo. Buriya abantu benshi bazi yuko gereza ari ukujya muri kasho. Uramutse nk'ubu tuvuge vode wari umunyamakuru, ahubwo ntibagomba guhamagara umuntu ngo ngwino duhure ahantu dukora ikiganiro abashe kuza, ntabwo byari gukunda. Nuvuga ngo igifungo rero, corona yaduhaye igifungo, yagihaye isi yose, ntabwo yagihaye abanyarwanda gusa, yagihaye isi yose. Rero buri igifungo icyambere reba gufunga umunwa ubwabyo nacyo ni igifungo. Rero cyo ni igifungo cy'abantu bose, kitagiraho gitoranya, nikireba umuzungu nikireba umwirabura, kandi utacyumva icyo gifungo cya COVID iraguhitana. Goro numva twari turi mu gifungo cya corona. Ahubwo tunasenga Imana ngo tureke Imana yakidukiza. Numva ari cyo kintu abanyamasengesho bose nicyo kintu nabasaba. Dusenga Imana kugira ngo turebe icyo yakora, kuko iyi koroniza nta muhanuzi numwe wigeze avuga ko korona izabaho. Urabyumva? Rero uyu munsi wa none ahubwo jewe mbani ubundi umuhanuzi amenya ibiriho, amenya ibyatambutse n'ibihari nibizaza. Rero nuvuga ngo niba umuntu ahubwo gende yibaza kuki turahanura, kuki Imana itigeze twereka corona. Uyu munsi warone ahubwo mbaza aba profete, abantu bose bajya bitwa profete kuki batigeze babona corona. Kuko ubu Imana yakabaye tubwira ngo corona izaza igiki niki irangire n'igiki niki, ariko ibintu byose gusa none ngarutse mu ijambo rivuga ngo tumenya hagace tugahanura hagace, ngo ariko ibyo byose ubwo bizahishurwa uzabihishura n'umwe ari Kristo wenyine gusa. Ntabwo ibintu byose yabitwereka cyagoza. So numva ruko nabivuga. None se Pastor, wemera ko abantu bashobora gusenga corona ikaba yagenda? Ko abantu bashobora gusenga corona ikaba yagenda? Ibyo byose rero nemera ko Imana ishoboye byose. Ahubwo gusenga, muri kwa gusenga no gusenga tubwira Imana ngo Mana dufashe udukize iki cyorezo. Kubera yuko buriya uzanye ikintu ukize ikintu anashobora no kugikuraho. Ubu rero Imana yakizanye nigomba no kugikuraho. Ahubwo muri uko gusenga ntabwo ari gusenga ngo Mana kuraho, ahubwo Imana ikura ibyaha, ahubwo abantu bakura ibyaha, bakuriye ibishimwa mu bigawa, ibigawa biveho haboneka ibishimwa. None ibyo bishimwa bituma Imana ifatwaho idukuriyeho icyorezo cya COVID-19. Ariko uyu munsi wa none umuntu ushobora nihagira umuntu w'umuhanuzi azavuga ngo corona Imana yambwiye ngo corona izarangira umunsi y'uyu. Ariko benshi bari guhanura ko kiye kurangira.
ariko baravuga ngo igiye kurangira, ariko kurangira ikizarangira n'icyorezo. Hari n'izindi ndwara zagiye ziza ziragenda, kurangira hizagenda, ahubwo nibaze batuvuge ngo izarangira umunsi n'uyu. None se ikibazo no umunsi izarangirira. Umva evodi COVID nta siko bizahora kuba mutegereza, kereka bava mu masezerano nibo bazakorwa n'isoni, ari nta mpamvu abo nibo bazakorwa n'isoni. Corona yo kugenda izagenda, nigenda n'ubundi hazaza n'izindi ndwara, kuko Yesu yaravuze ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana, ubisoma byitondere. Aravuga ngo hazabaho indwara z'ibyorezo. Nuvuga ngo mu ndwara z'ibyorezo corona ni indwara y'icyorezo, habayeho za Ebola ni ibyorezo, habagiye habaho indwara zitandukanye, hazaza n'izindi ndwara tutanazi. Rero ahubwo icyo nasaba abantu ko kwiyeza no kwitunganya, tukibera imbere y'Imana, tukiyeza tukitunganya. Ahubwo je nari nzi ko iki cyorezo kizatuma abantu bakiraga kiza ku bwinshi, ahubwo nibwo abantu baguye ku bwinshi. None se pastor, wakumva avuga ko nibe nta muhanuzi ushobora kuza ngo avuge ngo corona izarangiye iki n'iki, ashobora guhita atekereza ko upinga ubuhanuzi rero utabwemera? Oya, navuze ngo iki ni igihishwe Imana yahishe abantu. Uyu munsi wa none rero ahubwo nkavuga ngo abantu twiyeze twitunganye. Muri uko kwiyeza no kwitunganya rero aho ni Imana iri budusuzumire turebe, nimara kudusuzuma igasuzuma imitima yacu ikareba ko ikizira cyavuye ahera, ahe ikizira cyavuye mu mutima w'umuntu, ikizira cyavuye ahera h'Imana, ikizira kitakiri mu bantu. Abantu nuvuga ngo kwizera kw'abantu uko abantu bizeraga mbere, nawe vo tuzabisuzume. Byemaze iminsi nitegereza nigendera nirebera, nasanze muri iyi COVID nibwo ibyaha byabaye ibyaha, aho abantu bakabaye bihana, aho abantu bakabaye basaba imbabazi Imana bakakira agakiza, ibyaha byariyongereye kuruta uko agakiza kakiyongera. Uvuze gutyo umuntu ashaka guhita yumva ko rero COVID ubwo ari igihano cy'Imana, ko izagikuraho kuko abantu baretse bya byaha. Tubisuzumye ntituzi umunsi n'igihe, ntituzi umunsi n'igihe, ntabwo navuga ngo umunsi n'igihe n'uyu nguyu gusa. Icyo nizera yuko COVID izajya, uzarebe iyo habayeho guma mu rugo ibipimo biragabanuka, uzabisuzume urebe abarwayi baragabanuka. Noneho uko abantu barushaho kugenda mu gihugu bagenda bakubitana, basuhuzanya, bagira gute, bicana, bagira ibintu nk'ibyo, basuhuzanya, bakorana mu biganza n'ibiki kutirinda bitarimo, nibwo COVID yiyongera. So rero nkavuga ngo abantu turamutse twihanganye tugasenga Imana kuko uko tutazi uko yaje niko tutazamenya n'uburyo yagiye. Je niko mbitekereza. Pastor, muri Tanzania hari mu bishop, urumva reka mvuge ngo nuwo mufatanyije umurimo. Kuko no umurimo w'Imana kandi ntekeza ko nawe ni ukora. Aherutse kubwira abakristo be ko urana Tanzania amagufora gihari ntago bemeraga ibintu by'inkingo n'iki. Uyu president Samia we aje yewe yaranakingiwe, mbega atangije gahunda yo kugira ngo bakingirwa. Ariko uwo mu bishop ngira ngo ni n'umudepite wa CCM wo mu ishyaka n'ubundi rya president, aherutse gutangaza ko we abwira n'abakristo we ko iby'inkingo rwose atabyemera, ko ahubwo abakristo bakwiye gusenga corona ikagenda. Ibyo ntago byavuga ko wenda ari ukunaniza gahunda za leta? Uwo mudepite rero w'umu bishop nanjye ndamuzi, yitwa Dr. Bishop Gwajima Josephat, Askofu Gwajima Josephat niko yitwa. Kuko urabona dukurikirana ibintu by'imitandao, dukurikirana za YouTube, dukurikirana za social media, tuba tunareba. Hari n'aka video nabonye akomoka nyakwigendera Hayati Magufuli, nyakwigendera Marehemu Magufuli, yamamaza uwo mudepite muri wilaya yitwa Kawe. Ubwo nuko wilaya no kuvuga ngo mu karere kitwa Kawe. Mu yandi magambo rero Josephat Gwajima yiyamamarije aho ngaho. Noneho njya kwigendera Magufuli akiri president, nawe muri iyi manda adashoje nibwo yamamazaga Gwajima mu badepite biwe ba CCM. Rero ikigaragara depite Gwajima yamize amaraso ya Magufuli. Urabyumva neza Vodi? Ikigaragara yamize Raisi Marehemu Magufuli. Gwajima yaramumize mu maraso yiwe yose. Agenda mu mitekerereze yiwe. Noneho iyo urebye imitekerereze ya mbere ku gihe cya President Magufuli,
uburyo corona yari imeze n'uyu munsi wa none ubona ku isi yose corona yazengurutse isi yose. Urabona no mu gihugu cy'abarundi ntabwo bumvaga corona bayumvaga nk'ibihuha nk'ibintu biraho, ariko ubu ngubu uyu munsi wa none nabo mu Burundi bakajije ingamba, i Bugande bakajije ingamba. Urabona i Bugande Perezida Museveni yari yarashyizeho agashyiraho iminsi n'iyi 15 iminsi 20 ingahe insengero ibi ubu none insengero urabona ko iyo tubibona urabona ko Ubugande insengero bwarakaniye, insengero yazihaye iminsi 60 ubu ngubu nyuma y'icyemezo yafashe ejo nabibonye kuri televiziyo, ayabahaye iminsi 60 ubwo n'amezi 2 nta nsengero wapi. None abasezerana mu rusengero abaha abantu 20 gusa. Nuvuga ngo abasezerana mu rusengero gushyingira abaha abantu batarenze 20. Hanyuma muri Kenya, iyo urebye muri Kenya nayo yagerageje kurwanya iki cyorezo, u Rwanda rurakirwanya mu buryo bushoboka. Niyo mpamvu rero usanga mu Rwanda twe tutagize umubare mwinshi cyane ukurikije n'ibindi bihugu by'ahandi. Rero ugasanga rero ahubwo dushimira igihugu cyacu cy'u Rwanda, dushimire minisante na nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'inzego zose n'inzego z'umutekano, ku buryo ubona ko bashyizemo imbaraga. Mu Rwanda hagiyemo imbaraga, bashyizemo imbaraga mu gukurikirana iki cyorezo no kukivimuzi no kugerageza kuba cyahandurwa mu baturage. Ubu uyu munsi wa none RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe cy'ubuzima, kirimo kirinjira mu mudugudu ku mudugudu ahantu kigenda gipima abaturage, kigenda gipima kugira ngo RBC irebe neza igipimo tugezeho, ese COVID ni akahe gace COVID yaba yiganjemo. Niyo mpamvu usanga hari imirenge imwe mu karere bagenda bashyira muri Guma murugo, iyindi mirenge y'ako karere ifite imigenderanire, ibintu nk'ibyo. Rero iyo urebye Tanzania COVID bayiciye amazi, muri kwa kwica amazi rero muri iyi manda ya awamu ya 6 ya Perezida Suluhu Samia Hassan, nuvuga ngo we yararebye aritegereza aravuga ati abaturanyi bose iki cyorezo bafite ukuntu bagifata, twebwe nitukigendekira nka Tanzania gishobora kuzatwinjirana ugasanga kimaze cyoretse inganda z'abatanzania benshi. Reka rero noneho natwe tukivimuze. Rero ubona ko Perezida Samia arimo aragerageza kugira ngo arwanye iki cyorezo. Noneho rero iyo tugaruka kuri uyu mubishop Gwajima waruvuze w'umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania, we ntiyemeranwa n'ibyemezo bya COVID-19, ibintu by'urucanjo we ntabwo abyemera. Aragira tese nibagukingira urakuraho agapfukamunwa, utatoa baroka urakuraho agapfukamunwa nta kuri bukureho. Nibagukingira urajya koga muri piscine nta kibazo kiza kubaho, kiraza kubaho. Nibagukingira uzajya mu kivunja cy'abantu, ibibuga by'imipira abantu bongera bakina imipira bagira gute, ntibizakunda. Wera akavuga ati yewe kiruta nuko abantu bose abatanzania batakingirwa. Ariko mu by'ukuri iyo dusubiye inyuma, Bishop Gwajima Samia ni perezida wiwe w'igihugu, akongera akaba umuyobozi we ahantu habiri. No umuyobozi mu ishyaka, no umuyobozi we mu ishyaka rya CCM cyama cy'amapinduzi, akongera akamuyobora mu nteko ishinga amategeko, no umudepite mu nteko ishinga amategeko. Noneho ariko iyo urebye usubiye inyuma gatoya, bashyizeho itsinda, bavuga ko bashyizeho itsinda rigomba kugenzura ibintu by'urukingo muri Tanzania. Noneho rya tsinda rigomba kugenzura kwemeza iby'urukingo, bashyiramo inyuguti ivuga ngo ra ni ukubyanga, ni abatabishaka. Abantu bemereye ko nuvuga ngo ni ubushake, Tanzania bo bavuze ko ari ubushake. Muri ubwo bushake rero niho Bishop Gwajima yinjiriye muri iyo nyuguti y'ubushake. Hagomba gukingirwa ubishaka, utabishaka kabireka. Noneho utabishaka kabireka rero Bishop Askofu Gwajima niho yinjiriye kugira ngo yigisha abatanzania kutikingiza, abigisha ko urukingo ari rubi, abigisha ko niba gukingira uzakuraho baroka, uzakuraho agapfukamunwa, niba gukingira bizagenda gutya na gutya, uzakina umupira, niba gukingira ntuzarwara. Noneho wakabigisha ko
batagomba kwikingiza, akababwira ko ari ikimenyetso we mbese ubona ko ashaka kubihuza n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko mu by'ukuri iyo urebye ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Kubera icyo ushingira uvuga ko atari ikimenyetso cy'inyamaswa? Aho shingira iyo dusomye mu byashuwe ibice 13 hatubwira iby'ikimenyetso cy'inyamaswa, havuga yuko bazakingira umuntu azaba afite ikimenyetso mu ruhanga, bavuga yuko umuntu azakingirwa mu kaboko, bazashyira ikimenyetso mu kaboko k'iburyo. Noneho iyo ndeba nikingiza mu nkingo ebyiri nafashe, nagiye ntanga akaboko k'ibumoso. Ntabwo bambazaga, muganga ntabwo yambazaga ngo, ntiyambwiraga ngo zana akaboko k'iburyo, ahubwo yarambwiraga ngo turagutera hehe, atanga akaboko k'ibumoso. Kandi muri ako kaboko k'ibumoso nta kibazo giye nigeze ngira. Abantu benshi baravuga ngo iyo umuntu yikingije ararwara, iyo umuntu yikingije ni ibibazo, ibintu nk'ibyo. Giye nta kibazo nigeze mpura nacyo. N'abapasiteri bagenzi banjye twakingiriwe igihe kimwe hariya kuri Kigali Arena, urukingo rwa mbere niho narufatiye ngirengo n'abapasiteri bamwe na bamwe bagenzi banjye. Urwa kabiri twarufatiye Igikondo, nta kibazo nigeze mpura n'urukingo, ahubwo jewe numva nahise numva ngize imbaraga zidasanzwe, ahubwo urwo rukingo rwahise rumpa icyo bita power, rwahise rumpa imbaraga. Rero ugasanga abantu kwa muganga, iyo umuntu arwaye malaria muganga amwandikira imiti akamwandikira n'inshinge. Iyo umuntu arwaye indwara runaka bamwandikira kuzajya kwivuriza mu Buhinde, cyangwa se akaba yakandikirwa Faisal hari imiti bamutera. Muri iyo miti bamutera rero ntashobora kumenya ngo nuhe muti utabizi, cyangwa se bashatse kugutera uwundi muti batabikubwiye bahugutera. Rero je numva urukingo ntacyo rutwaye, kwikingiza ni ibintu byiza cyane kandi bituma mbese n'ukwirinda. Kwirinda niko twambara agapfukamunwa, ni nkuko dukaraba amazi n'isabune, ni nkuko dukaraba sanitizer, mbese ni nkuko dukingura amadirishya. Kwirinda ni ukuvuga ngo umuntu yirindira mu bintu byose, nta kintu na kimwe kigomba gusigara. Ikintu cyose bacumuga ngo ntawe upfa adapfunda imitwe. Rero tugomba gupfunda imitwe ahantu hose hashoboka kugira ngo turebe ko icyorezo cyazagenda kikava muri iyi si. Rero je numva Bishop Gwajima je ntabwo nemeranwa nawe kuba yakigisha abaturage ko kwikingira ari icyaha. Ntabwo kwikingira ari ikimenyetso, ntabwo ari ikimenyetso, ahubwo ni ukurinda ubuzima. Ahubwo genda ashyigikira perezida wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, Imana imuhe umugisha. None se pastor, nubwo utemeranya nawe ariko bavuga abanyamadini ni bamwe mu bantu bavuga ari kijyana cyangwa se ari kumvikana, ukurikije ko abantu babatega amatwi bemera ibyo bavuga. Niba umuntu nkuriya ufite n'amatorero manini akomeye, afite abakristo benshi cyane, avuga ibintu nka biriya imbere y'abakristo, ntabwo bishobora kugira ingaruka, noneho ugasanga babakristo ibyo bintu babifashe nk'ukuri, ukazasanga wenda cya cyorezo gise kinabafatirana nabo kuko banze kwikingira. Gusa ikibazo cyaje murebye n'akanama kashyizweho ko kugenzura iby'urukingo, nako gasa naho kabivanze muri Tanzania. Umunsi bavuga ngo inyuguti bagashyiraho inyuguti ebyiri, se ni ugukingirwa n'ubishaka, ra n'utabishaka. Urumva hasi noneho barangiza bakavuga ngo ubishaka ni uzikingiza. Iyo bavuze ngo ubishaka ni uzikingiza, rero ubwo icyo gihe uba watanze kwa heti. Ubwo icyo gihe rero urumva umubare w'abantu bamwe, ubwo nuvuga ngo bibaye ibice bibiri, igice kitabyemera n'igice kibyemera. Noneho igice kibyemera kizaza muri babayobozi, kuko perezida wa Republika yikingije kandi niwe boss wanjye, kukigewe ntashyigikira ibyo perezida yakoze. Ubwo urumva muri babayobozi. Ariko urumva noneho mu baturage basanzwe b'abakristo basanzwe, babandi bikora ku biti byabo n'abagize gute, abahinzi, abaki, abo ngabo bafite imyumvire iyo hasi, abo ntibazabikora. Ariko umuntu ufite imyumvire ishobora kuba umuntu utaraviresa, umuntu ugenda urira indege, ugira gute, nk'ubu hari igihe pastor ushatse ko Bishop afite imyumvire iri hasi. Reka nkubwira ko nawe ari mu bantu bakora ingendo nyinshi ukurikije urwego ariho. Imyumvire yiwe ni imyumvire ya politike, ya siasa, politike mu baturage. Kuko urumva ni umudepite rero wagiye mu baturage agatanga ikintu bita akagaragaza imigabo n'imigambi kugira ngo abaturage bamutore. Urabyumva neza? Nuvuga ngo uwo nguwo ni umwana siasa, aba yabaye umwana siasa. None areba neza, hari ahantu uzabona
Perezida Magufuli nyakwigendera yagiye kwamamaza Bishop Gwajima muri wilaya yiwabo yitwa Kawe, wilaya ya Kawe. Aravuga ngo jameni ndugu zangu na waomba Gwajima munilete Gwajima, na waomba Gwajima ndugu zangu mutanipa Gwajima kweli kwenye ubunge. Inshuti zanjye ndabasaba mumbabarire mutore Gwajima, munyohereze Gwajima mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania. Uwo ni Perezida Magufuli akiriho babiyamamaza muri mu mwaka washize muri 2020. Nuvuga ngo yagiye kwamamaza Askofu Gwajima mu gace kiwabo. Perezida aramwamamaza aravuga ngo ndashaka Gwajima, munyohereze Gwajima mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania. Ni mumumpereza mu nteko bizafasha gukora, kuko Kawe ni wilaya yananiye rwose gufatisha ibyemezo byayo. Ariko ni mutora Gwajima muzambaze buri kimwe cyose, ibintu byose bizagenda ku murongo. Rero urumva Gwajima we yamize amaraso ya nyakwigendera Perezida Magufuli. Mbese ni kufa na kuzikana. Nuvuga ngo ni amaraso n'amatwi n'amabinga. Rero urumva we aracyagenda muri iyo myumvire yitambutse, aho Perezida wa nyakwigendera yavuga ngo insengero musenge, isengesho rizirukana corona, nta byo gucanjwa, nta byo agapfukamunwa, nta biki. Uyu munsi wa none nibwo bamaze kumenya ko agapfukamunwa gakeneye. Uyu munsi wa none nibwo bamaze kumenya ko urucanco rukenewe. Rero twashimira Perezida Samia Suluhu kuba ari mwaratekereza abatanzania ibintu by'urucanco, kuko buriya erega ikiyobya abantu buriya ururimi umunyarwanda yaravuze ngo ururimi rutwika kurusha umwambi w'ikibiriti. Rero urumva umwe niba avuga ngo biremewe, umwe Perezida niba avuga ati gucancwa ni ngombwa, nawe agatega akaboko bakamutera urushinge. Nuvuga ngo icyo gihe abavuze yaranavuze ngo ndi umubyeyi, ntabwo nakoreka abaturage, ndi umubyeyi w'abana aba naba. Icya kabiri ndi umubyeyi wubatse urugo rwanjye. Icya gatatu ndi perezida w'igihugu, nyoboye abaturage benshi. Yaravuze ngo mimi ni mchungaji wa nchi. Nuvuga ngo yaravuze ni umushumba w'igihugu. Umushumba rero agomba kuyobora intama aho zijya, agomba kuyobora izaragiye, akaziyobora mu rwuri, akaziyobora azuhira, akazicyura neza, akamenya ko zariya, akamenya ko zuhiwe. Rero urumva ibyo yababwiraga Perezida Samia yavugaga ukuri. Rero ahubwo genda namushimira ko yanadusuye mu Rwanda n'iby'igiciro cyinshi. Wenda tutaragera aho ngaho ndashaka kugira nibe umuyobozi mukuru w'igihugu ashaka reka mvuge gutanga ibwiriza nubwo wenda ritari ibwiriza, mbega kerekana urugero ko abantu ari byo bakwiye gukora, kandi arashakira ibyiza abanyagihugu abaturage. Ariko umuntu w'umushumba akaba yaza ahubwo akereka abaturage ko ibyo umuyobozi arimo avuga atari byo. Ese birakwiye ko uwitwa umukozi w'Imana avuguruza umuyobozi w'igihugu? Ntabwo bikwiriye. Iyo dusomye mu Baroma ibice 13 niyo twahera ku murongo wa mbere haravuga ngo ibyo kugandukira abategeka, umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Icyo kintu duhere kuri umurongo wa mbere ubwawo uravuga ngo buri muntu wese agandukire abatware bamutegeka bamutwara, ngo kuko ari nta butware budaturuka ku Mana, abashyizweho bose bashyizweho n'Imana. Rero mu yandi magambo umuturage niba umuyobozi, niyo mpamvu uzabona nkani wacu mu Rwanda kenshi ibitekerezo, umuyobozi azana igitekerezo umupira akawushyira mu baturage kugira ngo yumve ese imyumvire ihagaze iti, ese bo barabona icyababera cyiza ari iki. Noneho nyuma yaho ariko umuyobozi afite inshingano zishyiraho n'akubuyobozi, kubera ko ni umukumbi, aragiye umukumbi nk'uzawubazwa. Iyo dusomye hano dukomeje muri iki gice haravuga ngo kuko abatwara atarabo gutinywa, ahubwo kuko abatwara atarabo gutinywa, ahubwo abatware nabo gutinywa n'abakora ibyaha, kuko ukora ibyiza ntakwiye gutinya umutware. Nuvuga ngo kuri uyu murongo wa 4 ni ku murongo wa 3 ni kwavuga ngo abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora ibibi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza. Nuvuga ngo abatware sabo, abayobozi sabo gutinywa, keretse ukora ibibi. Mbese urashaka kudatinya umutware cyangwa umuyobozi wawe, kora ibyiza. Nukora ibyiza ntabwo uri butinye umuyobozi, nukora ibibi uri butinye umuyobozi. Mu yandi magambo uzabona tujya tubona urugero nk'umuturage yahabonye convocation atazi icyahamagariwe, icyo gihe abonye convocation ya polisi cyangwa ya RIB,
niyo yaba ya gitifu umurenge icyo gihe aravuga ariko ninde dufitanye ikibazo nuvuga ngo umutima ugatangira gutekereza ibintu byinshi. Ariko noneho iyo uzi ko nta kibazo ufitanye na mugenzi wawe, nta kibazo ufitanye na mugenzi wawe, nta kibazo ufitanye n'ubuyobozi, ntabwo umutwara ari uwo gutinywa, ahubwo umutwara ni uwo gutinyuka ukamwereka ibyiza, hanyuma ibyo byiza nawe akabyishimira. Rero numva ntabwo navuga ngo iyo kuvuguruza umuyobozi ntabwo ari byiza, kuko iyo uvuguruje umuyobozi uba uvuguruje uwamushyizeho buriya nubwo dutora, ariko dutora inzego hari Imana yamaze kubemeza. Buriya niyo mpamvu ubona nuramuka uryamye ukaruta nk'umukuru w'igihugu mu nzozi, uri kumwe nawe uzamenye ngo Imana yagusuye yakugendereye muri ufite ibihe byiza. Nubona uri kumwe n'umugaba w'ingabo uzamenye ngo uri mu bihe byiza. Yesu Kristo aba yakugendeye, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu Kristo ari we mugaba w'ingabo z'ikirenga zo mu bwami bw'Imana. Rero umutware so gutinywa, ahubwo no gutinywa n'abakora ibibi. Dukora ibyiza, twe gutinya abatware. Rero nge ntabwo nashyigikira umuyoborwa ko agandira umuyobozi, ahubwo umuyoborwa akwiye kugandukira umuyobozi kugira ngo arusheho gukora ibyiza. Noneho wenda turimo dusoza kuri iyo ngingo, ndashaka kugira inama abapasiteri cyane cyane abantu mu Rwanda bashobora kuba bafite iyo myumvire, ubagira inama imyumvire nk'iriya mbega yo gusa ya bishop nk'iya Gwajima. Mu by'ukuri umuntu wagira imyumvire ngo yumvishe abaturage ko kwikingiza iki cyorezo cya COVID ari ikimenyetso cy'inyamaswa, uwo nguwo ahubwo afite imyumvire itajyanye n'imiyoborere y'igihugu, afite imyumvire itajyanye n'imiyoborere y'ubwami bw'Imana, kuko biri hano yavuze ngo abatware sabo gutinywa, ahubwo nabo gutinywa n'abakora ibyaha. Rero umutware no gushyigikira mu miyoborere myiza, aho ubona hari bitagenda, ubona erega ikintu kitagenda hari uburyo wakivugamo. Muri uko kukivuga rero ntabwo wasaba abantu bose ngo jewe ngo ndasaba ngo mwese mubireke. Icyo gihe rero nuvuga ngo yitwa umupinzani, cyangwa se icyo babyita kwangisha abaturage ubuyobozi cyangwa se ibyemezo by'ubuyobozi. Rero kuko nibwira ko umuyobozi atashobora kuvuga ngo ntabwo yakifuriza abantu ibibi, ahubwo abifuriza ibyiza. Ubwo niyo mpamvu wabonye niba warabonye uze kujya kuri YouTube urebe kuri channel yanditseho ngo ikuru ni ukuvuga ngo ni presidence ya Tanzania. Mama Samia bamutera urushinge yarabanje aravuga ngo nanjye ndi umubyeyi kandi narabyaye, kandi nyina ndi mama mfite abuzukuru, ndi nyirakuru w'abuzukuruza banje, kandi ndi umushumba w'abatanzania bose. Rero urumva icyo gihe yifuriza ibyiza abanyagihugu. Rero warumbwiye uta abashumba bo mu Rwanda, nibwira ko giye mubona abonye hafi ya bose nta numwe waganze kujya, nta numwe wagandiye inzego z'ubuyobozi mu bintu bijyanye no kwipimisha. Benshi twahuriye kuri stade tunabyigana, ndetse tunabyigana, duhamagarwa mu byiciro bitandukanye, tugenda duhamagarwa twitabira. Rero nge nibwira yuko imyumvire yo kugandira ubuyobozi ntabwo yaba ari myiza, ahubwo ibyiza no kuganduka, kuko Bibiliya yavuze ngo tugandukire abatuyobora, utagandukiye abamuyobora nuvuga ngo abayabaye ikigandi. Rero ngo umutware so gutinywa, ahubwo umutware ni wo gutinywa n'abakora ibyaha. Niba udakora icyaha watinyute umuyobozi. Rero tugandukira ubuyobozi, nicyo kintu cya mbere. Kandi ikindi mbwira abantu batinya kwipimisha, batinya gukingirwa, n'udakingirwa ntuzambuka umupaka, kuko ushobora kuva mu Rwanda wagera Tanzania bati duhe, wagera muri Kenya uri indege bati icyemezo cy'uko wipimishije, wagera ahantu runaka bati wagera i Burayi bati icyemezo cy'uko wipimishije. Hari abantu benshi tujya tuvuga nabo hanze b'i Burayi bakavuga bati ndashaka kuza mu Rwanda, ariko ikibazo nakingiwe urushinge rumwe, ubu nakingiwe urushinge rumwe, nkeneye kujya gukingirwa urundi rukingo, abandi bati sindajyayo, biransaba ko mbaza kujya kwikingiza. Urumva rero no kuvuga ngo haraho iyo utagandutse haraho ufatirwa. Nuvuga ngo hari imitego rero igiye iziritse kuri COVID. Haraho COVID yagiye izirikira imitego. Nuvuga ngo utikingije ngo upimwe ntushobora kurira indege. No mu mahoteli nuko, n'abakora ubukerarugendo nuko, ntushobora kujya mu birunga utipimishije, ntushobora kujya cyangwa muri Nyungwe mu bukerarugendo utipimishije, ntabwo wajya muri hoteli Akagera utipimishije. No muri aya mahoteli bisaba kuba wipimishije. Rero urumva ushaka ibyiza wese agomba kugendana n'icyifuzo cy'ubuyobozi. Reka tugaruke, wigeze kuvuga ku rugendo rwa Perezida
wa Tanzania mu Rwanda nkaho umushumba rwa rugendo warwakiye gute se ubona rusobanuye iki? Murakoze cyane Vodi. Urugendo rwa Rais Samia Suluhu Hassani, rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania awamu ya 6. Ubwo iyo bavuze ngo awamu nukuvuga ngo ni president wa 6. Ubwo ngira ngo tuhera kuri bahera kuri Nyerere, kuri mwarimu Julius Kambarage Nyerere, hakaza Ali Hassan Mwinyi, hakaza Mukapa, Mukapa, hanyuma hagakurikiraho Kikwete, Jakaya Mrisho Kikwete, hagakurikiraho nyakwigendera hayati John Pombe Magufuli. Uwo ni wa 5. Noneho wa 6 rero ni Samia Suluhu Hassan. Rero baravuga ngo rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania wa awamu ya 6. Mu yandi magambo rero reka tumushimire, dushimire President Samia kuba urugendo rwo kuza mu Rwanda bisobanura umubano mwiza cyane, kandi uwo mubano ni umubano utuma abanyarwanda bibona neza mu gihugu cya Tanzania. Abanyarwanda batuye muri Tanzania babona ko igihugu cyabo gifitanye umubano n'igihugu batuyemo cya Tanzania. Noneho natwe kuba ari mu Rwanda icyo gihe natwe bidufasha kujya muri Tanzania. Ibyo rero numva kandi niba warabyitegereje neza, President Samia yipimisha bamukingira abashumba benshi za Gatolika, Anglikani, amatora amwe atandukanye y'abarokora amwe namwe yarikingiye nayo, nabo barayakingiye. Rero biriya twavugaga ni imyumvire y'umuntu ku giti cye, umuntu ku giti cyagira imyumvire yo ku giti cye. Rero rais rero kuza mu Rwanda Samia bidufasha, icyo bidufasha cyambere dusangiye umupaka wa Rusumo na Tanzania. Umupaka wa Rusumo hariya mu karere ka Kirehe za Kiyanzi, urabona na ahantu nyakwigendera President Magufuli yari yarahahuriye na nyakwa President wa Republika wacu Paul Kagame, bavuga ku bijyanye no kwagura ikiraro cya Rusumo. Bari no mu mugambi wa gari ya moshi. Ubu rero urabona Samia yagarutse mu mugambi wo kugira ngo ibyo bintu ibisa n'ibyari biryamye byongere bibyuke. Hari amasezerano basinyanye ya gari ya moshi. Urumva gari ya moshi igomba guturuka Tanzania ikaza Kibungo, igahita ngo mu Bugesera, ikikubita za Kamabuye, ikagenda yerekeza iyo ngiyo. So urumva rero ni ibintu byiza cyane kuza mu Rwanda kwa Samia, bitugaragariza umubano mwiza uyu hagati y'u Rwanda na Tanzania, kandi n'umugisha kuri twebwe twese ku Banyarwanda n'Abatanzania, kuko Abatanzania baraza n'Abanyarwanda tukagenda. Ibyo byose rero ni umugisha udasanzwe ku bakozi b'Imana kujya kubwiriza ubutumwa muri Tanzania. Abatanzania bakaza rero buri abacu umunyarwanda umwe yaravuze ngo, n'umuswahili wabivuze, umuswahili yaravuze ngo adui wa baba yako huyo ndiye adui yako. Umwanzi wa papa wawe aba ari umwanzi wawe. Nuvuga ngo iyo utumviye inama za papa z'umubyeyi, nuvuga ngo icyo gihe nawe ubugiye kuba umugambanyi umubyeyi. Ariko noneho umukunzi wa papa wawe aba ari umukunzi wawe. Mu yandi magambo rero tuvuge ngo umukunzi wese w'igihugu cy'u Rwanda uwo ni umukunzi wacu. Rero Tanzania n'abakunzi bacu, Imana ibaha umugisha, ihumugisha President wa Tanzania Suluhu Samia Hassani, kandi n'iby'igiciro cyinshi. Wumvise ko agomba no kutwohereza n'abarimu b'igiswahili bazajya bigisha igiswahili mu Rwanda. turabafite abazi igiswahili bakigishaho, ariko urumva nyakwa President wa Republika wacu arashaka ko u Rwanda tugira igiswahili, tukagira icyongereza, tukagira igifaransa. Izo ndimi uko ari 3 zikajya zitambuka mu isi yose. Urumva ko ni byiza gusa iyo abayobozi bahuye nkaho rero urumva ko biba ari umunezero, n'abaturage baranezerwa. Hari icyo mukora? Birakivuze kuko urumva ahari ubumwe n'Imana ibihari, ahari inama ibigira inama bigira Imana, kandi ahari ubumwe, umuririmbyi umwe yaravuze ngo ahari ubumwe haba hari Imana. Rero ku murimo dusanzwe dukora, n'ubundi twari dusanzwe turi indege tukajya Tanzania, abantu bakurira imodoka bakajya Tanzania, za Karagwe ngara mujini hakurya hangaha, hakurya Kirehe, n'ahandi za Mwanza, za Sengerema, za Bukoba muri Kagera, za Cyaka, za Rusha, za Kigoma. Abanyarwanda babwiriza ubutumwa ku bwinshi cyane. Iki cyorezo cya COVID kitaraza, ariko nibwira yuko rero ibi ni ibintu byiza cyane, kuko iyo ugiye mu gihugu
kikwemera cyemera igihugu cyawe cyemera perezida wawe nawe uba wumva ko rwose ntako bisa. Pastor, reka tugushimire kubw'umwanya waduhaye, twizere ko n'ubutaha kandi uzemera kuduha. Ariko mbere yuko dutandukana hari wakwifuza no kuvugisha mu gikari kwenda kuba yagira n'ibyo gusobanuza mu byo twaganiriye atabashe gusobanukirwa neza, yakubona gute? Wanyifuza kumvugisha mu gikari yansanga kuri telefone ya 0782 511 1597. Hanyuma ahandi yansanga ni ku Musamariya Mwiza TV, yareba yajya muri YouTube akandika hejuru aho akandika Musamariya Mwiza TV, agakora subscribe aho atukuru ugakanda kazogera ko hejuru, ugakora like, hanyuma ugakurikirana ibiganiro by'ivuga butumwa n'ubuhanuzi butandukanye kandi n'ubuhamya bw'iby'Imana igenda ikora ku Musamariya Mwiza TV. Tunasaba rero Evodi nk'umukozi w'Imana aradupiningira, Imana nawe imumugisha, ntitwabura gushimira ISEZERANO TV mu bufatanye bwaho tugeze, nubwo tugikambakamba mu buryo bw'Umusamariya Mwiza TV, ariko tuzi neza yuko tuzagerayo nizibika zaramagi. Rero ubu ndabize Vode nawe ushobora kuba hari umuntu umwe watangiranye ikiganiro nawe mu bantu, rero uzajya wibuka niyo wabona miliyoni niyo wabona iki, ariko uzibuke ngo hari umuntu umwe twatangiranye ikiganiro cy'umunsi umwe ku Musamariya Mwiza TV. Ubu nkanjye hari umwana witwa Pasiteri twatangiranye w'Umusambi TV, uwo mwana sinamwibagirwa kandi tugiye kugera muri 500. Rero Imana ibaho umugisha kuri ibyo byose, kandi ku mpanuro zanyu, impuguro, abatambutse ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Dushimire na bene data b'Abatanzania nabo n'ab'Imana ibaho umugisha, kandi twakomeje kubafata mu mugongo kubwo kubura perezida wabo wa 5, ariko nuhari uyu munsi wa none Samia Suluhu mu by'ukuri arimwe arashaka ikintu cy'imigenderanire n'ibindi bihugu, abiba urukundo mu bihugu bigenziye mu bituranyi. Mu by'ukuri ni ikintu kidasanzwe cyane. So dushimiye Abatanzania bose muri rusange, Imana ibaho umugisha. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, uri mu izurero akiranuka. Ngwino uganze kandi utegeke, usange Abanyarwanda, Abatanzania, Abagande, Abarundi, Abakongomani, Abanyakenya, East Africa, Southern Sudan, Afrika yose, isi yose muri rusange, abari Burayi bose, tubasabiye umugisha wawe. Urakoze Kristo kubyumva no kubikora, ineza n'uburinzi bwawe nibikabure kubana natwe, kandi buri muntu wese aherereye Mwami Imana umugire neza. Turasenze kubw'iki cyorezo cya COVID-19, Mwami Imana ni wowe uzi uko cyaje, ni wowe uzi uko kizanagenda. Data twese uduhe kwihangana, uduhe kumvira amabwiriza duhabwa n'abayobozi, kugira ngo data twese tutazatsindwa n'urubanza. Ijambo ryatubwiye mu Baroma 13 ngo abatware sabo gutinywa, nabo gutinywa n'abakora ibyaha, ngo ariko abakora ibyiza sabo gutinya abatware. Ngo kandi tugandukire abatware batuyobora, ngo kuko utagandukiye umutware atashobora kugandukira Imana atabonye. Mana turagushimye rero kubw'ibyo byose, ngwino uganze kandi utegeke. Dusengeye buri muntu wese waba ari mu gihugu cyaricyo cyose, abafite uburwayi ubakiza uburwayi, abafite intimba zitandukanye ubaha umunezero, abari mu madeni ubishyura amadeni, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngwino Kristo turakwinginze, turakuraritse nk'uko wararitswe kana yigarira ukakora ibimenyetso n'ibitangaza, amazi ukayahindura kuba divayi, nicyo gitangaza cya mbere wakoze. Komeza gukora ibitangaza, ibimenyetso n'ibitangaza bikomeze kugendana natwe. Mwami Imana Yesu Kristo ko ari urejo n'umunsi wa ni kuri. Umwanditsi w'Abaheburayo 13:8 yaravuze ngo Yesu Kristo ko yararejo n'umunsi wa none ni kwari. Nanjye ndacyahamya kari kukiri, ndacyahamya kuri Imana, ndacyahamya kuri byose. Ukiza indwara zananiranye, ukiza kanseri, ukiza diabeti, utanga urushako, utanga urubyaro, ababuze urubyaro baha urubyaro, abafite indwara zitandukanye babakiza. Kristo Mwami w'abami, Jehova Shalom El Shaddai, ngwino uganze kandi utegeke. Mwami Yesu Kristo urakoze, turagushimiye, tugushimiye kubw'ISEZERANO TV. Mwami Imana buri muntu wese ugiye kureba iki kiganiro, data twese hari abatanga ibitekerezo bitandukanye, buri muntu wese umurinde kandi umukomeze. Mwami Imana mvuze nkanjye, hari n'abandi bagushobora bari buvuge muri komanteri, uwo nawe data twese musabiye umugisha, musabiye kubaho, musabiye gutera imbere. Ineza n'uburinzi bwawe rero bikomeze kwamamara mu bihugu bya East Africa na Afrika yose no mu isi yose muri rusange. Ngwino uganze kandi utegeke. Izina ry'Imana Yakobo rishushe gushyirwa hejuru, ibitangaza bikoreka abarwayi bakira. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amena. Mwese Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amena.